Ijana machina kali. Anataka mahali ndani. Adusome mu izina rya Yesu Kristo. Amahanga yose nimushime Uwiteka. Amoko yose nimuhimbaze. Kuko imbabazi atugirira ari nyinshi. Kandi umurava w'Uwiteka uhoraho iteka ryose. Amen. Kamwe ni data dusabe adusengere. Hanyuma dusabe turinginga Simiyoni azi imbere aturirimbyishe n'amakorasi abiri dutora izina rya Kristo. Mwami wacu Yesu Kristo, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ineza n'imbabazi uhora tugirira uko bwije n'uko bukeye, kuko twabonye ko kwawe ijoro ryose, ubwo twaryamye turasinzira ntiwasinzira. Wa Mana we uba maso kurinda ubwo bwawe, natwe tugarira amashimwe tuvuga ngo izina ryawe ricyubahiro. Amen. Abana batoya tuganagaje imbere yawe, tuzanye amashimwe menshi ari ku mitima yacu y'imirimo myiza n'ibitangaza wagiye udukorera, kuko igihe itambutse ni kirekire wabanye natwe. None Mwami waraje ku mitima yacu inzara n'inyota byo kongera kuza kumva amagambo yawe. None tuje nk'abana bato, kuko waravuze ati nimureke abana bato bansange, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ngaba rero abana bato baraje baragusanze, nawe Mwami ngwino udusange maze utuganirire imirimo yose irakorerwa hano ibarwe nawe. Dayimoni n'ingabo ze twongeye kubacyaha no kubirukana ngo batsindwe, Mwuka Wera aze atuyobore muri byose, kutubyambaje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Baraturinze tutarakurinda, arigamani cyubahiro ni cyawe. 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 Imana mu majiri, amina. Imana mu majiri, amina. Imana mu majiri, amina. Imana mu majiri, amina.
nabonye namwe rero nawe agerageje kuturirimbyisha simbi wakoze ibintu byiza muri ubu mugisha kandi burya ni ngombwa ko bibaye byiza twese tukaba abaririmbisha sibyo dufite urushyitsi rero kamwishimire provi mana imugisha mu izina rya Yesu Kristo ka dusome Zaburi ya 106 bavutse tubashye Imana Zaburi yahimbwe na Dawidi ariyo gushimira Imana ya 106 tugiye gusoma hanyuma tukisoma turasenga kandi ubwo turatwakira umuntu data udufasha dusome mu izina rya Yesu Kristo basoma imirongo 7 gusa umutima wanjye shima Uwiteka nzayashima Uwiteka nkiriho nzajya ndirimbira Imana yanjye ngifite ubugingo ntimukirengire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza umwuka we umuvamo agasubira mu butaka bwe uwo munsi imigambi ye igashira hahirwa ufite Imana ya Yakobo umutabazi we akiringira Uwiteka Imana ye ni we waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose akomeza umurava iteka ryose acira imanza zitabera zirenganura abarenganwa agaburira abashonje ibyo kurya Uwiteka ni we ubohora imbohe amen kandi dusenge Uwiteka Mana ishobora byose Uwiteka Mana nzima turagushimika turaguhimbaje izina ryawe ntabwo icyubahiro dushimishwa nuko udereje iki gitondo tukaba tucyuretse utugira umukomo k'abazima turabigushimiye izina ry'umwami Yesu Kristo hamwe Imana twagiye turasinziraho tubera amaso ubwo twari tugiye tumeze nk'abapfuye ariko wowe utubera amaso kandi urinda umutekano wacu turabigushimiye izina ry'umwami Yesu Kristo hamwe Imana ishobora byose ibira byose birashoboka kuba twagucumuyeho niyo mpamvu usabye ko munsi y'amaraso yawe kuza kutumaze tubabarire izina ry'umwami Yesu Kristo hamwe Imana ishobora byose ndakwingiza Uwiteka kugira ngo ubwo tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe ndakwisabye kugira ngo Uwiteka mu Imana afate umugaragu uyikoresha kubwo kutugaburira Uwiteka umukoreshe ayoborwe n'umwuka wawe izina ry'umwami Yesu Kristo maze na ijambo ryawe rivugwa natwe twumve kandi dutere intambwe izina ry'umwami Yesu Kristo komeza ubane natwe utugire neza naho Satani iyo yaba yubangaza cyangwa se yindi iyo ari yo yose twiresheje izina ry'umwami Yesu Kristo rero dufate udutuyobore utubere afu tube na omega dusabirize kukuze mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen hanyuma tubasha kwicara hanyuma twategure data mu izina ry'umwami Yesu Kristo Haleluya amen Haleluya amen Imana yacu turayishimiye cyane kuko yongeye kuduhereza igitondo cy'uno munsi cyo muri misirwe tugihumeka mwuka wazima yabikoze yago cyubahiro mu izina rya Yesu Kristo amen ya uburo dufite umwanya mutoya impamvu dusabye twihutishe igihe twinjire mu byatuzanye uno munsi reka twubahe Imana none dusome igitabo cy'abami ba mbere 19 tera ku murongo wa mbere ndetse naraza kuba dushakira abami ba kabiri 5 abami ba kabiri 5 ahereye ku murongo wa mbere ageza ku murongo wa 4 mu gihe ndabansoma abami ba mbere aho turebera abami ba kabiri 5 1:14 abami ba mbere 19 rimwe tugeza ku murongo wa 8 turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nuko Ahabu atekerereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose kandi nuko yicishije abahanuzi bose inkota Yezebeli aherako atuma intumwa kuri Eliya aramubwira ati ubugingo bwawe ninabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe imana zizabimpore ndetse bikabije Eliya abyumvise atyo
arahaguruka arahunga ngo yikize, ajya i Berisheba y'i Buyuda, abariho asiga umugaragu we, ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu, yisabira gupfa, ati Uwiteka, ndarambiwe icyabimara, nuko ubu wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta ba sogokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye, marayika araza amukoraho, aramubwira ati byuka urye. Arakanguka, abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we. Ararya, aranywa, arongera ariryamira. Maze marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri, amukoraho, aramubwira ati byuka urye, kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka, ararya, aranywa, iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Horebu ku musozi w'Imana. Amen. Amen. Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja, kandi umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara, bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cya Isirayeli, bajyagayo umukobwa muto, aba umuja wa Mukanamani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Namani ajya kubibwira shebuja, iby'umuja waturutse mu gihugu cya Isirayeli yavuze. Nuko umwami w'i Siriya abyumvise, abwira Namani ati haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami wa Isirayeli urwandiko. Namani aherako aragenda, ajyana italanto z'ifeza 10 n'ibice by'izahabu 3,000 n'imyambaro yo gukorana 10,000. Nuko abishyira umwami w'Isirayeli. Urwo rwandiko rwari rwanditswemo ngo, nuko rero urwo rwandiko nirukugeraho, hohereje umugaragu wanjye Namani ngo umukize ibibembe. Amen. Amen. Imana y'umugisha, turabasha kwicara. Imana y'umugisha, ubusomyi bw'amagambo yayo. Amen. Twumvishe amagambo hano meza, amagambo yubaka imitima yacu, ariko ubushize twarahangaha ku magambo meza. Amen. Amen. Imana yacu igira neza, Imana yacu ni umunyambabazi, kandi Imana yacu ni umutunzi, afite byose. Iyo twumvaga ijambo turi kumva amagambo tubwira ati garukira Uwiteka, uve mu byo urimo, uhindukire, ureke ibibi. Ni ukuvuga kugarukira Uwiteka, twasanze hari uburyo umuntu ari mu bintu, none ukabivamo ugakora ibyo Uwiteka ashaka. Noneho twumvishe ko guhindukira, ariko akundubwiza muri iyi nzira ukuyoba, kuko iyi nzira iri kugenda muri iyo iri kujya, guhindukira ufata inzira nzima, ufata inzira nziza. Amen. Twabiganiriyeho kugarukira Uwiteka ni uko mu byaha ukareka ibibi ugakora ibyo Imana ishaka, ukore ko ugaruka. Noneho rero natwe urubyiruko rwo muri iyi minsi dushaka gukora ibyo twishakiye, tugashaka kugenda uko dushaka, sibyo? Tukumva ko imibereho yacu ariyo myiza, tukumva ko imibereho yacu ariyo y'ukuri, ariko dukeneye kuba mu mibereho ya Kristo. Amen. Dukeneye kuba mu mibereho ya Kristo, tugakora ibyo Imana ishaka, tugakora ibyo Yesu Kristo ashaka. Hari ibyo tubwiye gukora, hari ibyo tubwiye tugomba gusa, uko ibyo tukabiharanira, sibyo? Ntidukore ibyo dushaka, ko dukumva ko ibintu bya kera atari ibintu bigezweho, ariko Bibiliya yanjye nawe uyifite yakubwira ngo mubaririze inzira za kera. Amen.
Amen. Izo nzira za kera impamvu baziturangira ngo tuzibaririze ni uko zanyuzweho n'abatubanjirije ba sogokuru, izo nzira baziciyemo. Amen. Inzira za kera ni izihe? Ni ukumenya agakiza k'igihe cyabo, akaba ariko nawe ubasha kugenderamo. Abasokuruza bacu ba Aburahamu, ba Yohana, ba Petero, ba Simoni n'abandi bose bagendeye muri izo nzira, banyura mu bihe bikomeye, banyura mu bihe biruhije, ariko twebwe ngo dukeneye ubuzima bworoshye, sibyo? Dukeneye ubuzima bworoshye, dukeneye kwiberaho nk'abandi. Ntabwo mwumva ko umukristo atababara cyangwa atababazwa. Umuntu ababwira ngo nyabona agakiza ari mu izina rya Yesu Kristo, nimwemere muve mu byaha, nimwemere muve mu bibi, mukurikira Imana. Ngo oya, ngo dushaka ko ariko dushaka, ngo twe turi abasore. Oya, uri umusore none ariko ejo uzaba uri umusaza utagishobora gukora ibyo gutekereza. Icyo gihe bitaragera, garukira Uwiteka, uhindukire umenye icyo Imana ishaka mu gihe cyawe. Amen. Amen. Kandi burya umunyabwenge ngamenya gukora ikintu mu gihe cyacyo. Burya imitagiye ikintu, gukora ikintu turatari cyangwa gukora ikintu turete cyangwa ukaza imitagiye ntabwo ari byiza, sibyo? Ibintu byiza ni njyewe nkunda kubabwira, muri abana turabayufite urubyiruko, turi ibyambere, tugushaka future, vision nziza. Niba ushaka kugira ngo ubeho neza, bitegure none. Amen. Niba ushaka kubaho neza, niba ushaka kuzagira ibihe byiza, niba ushaka kuzagira imibereho myiza, niba ushaka kuzagira urugo rwiza, niba ushaka kuzagira famiye nziza, bishake none. Biratubwiye ngo icyo umuntu abiba, icyo wabibye none, nyuma y'iminsi runaka nicyo usarura. Ntabwo waba wabibye ibishyimbo gusarura amashaza. Hano mwese abenshi ntabwo muzi icyo guhinga icyo ari cyo, nimuzi kubiba ngo ni iki. Ariko ufashe ibishyimbo, utera igishyimbo kimwe cyazamuka wagishingirira, ugasanga usarura ibishyimbo 100 wateye kimwe. Amen. Ariko hari imbuto wabibye irameze, ibyara izindi. Ni ukuvuga icyo wabibye, ntabwo ibishyimbo wabibye urasarura ubunyobwa, ntabwo ubunyobwa wateye urasarura amashaza. Niyo mpamvu biri tubwira ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Ni ukuvuga icyo uri gukora none. Amen. Icyo uri gukora none wowe witwa wowe, hitwa none, ungana gutyo, mu gihe kizaza uri gutegura nicyo uzagenda uri kubona. Niyo mpamvu babwira ngo rero bikitwa none, dutegura ahacu heza, dutegure ibintu byiza, dukore ibintu byiza, tugendere mu bintu byiza, kugira ngo imbere iwacu viziyo cyangwa future yacu izagende neza. Ijambo cyangwa umunsi cyangwa ijambo rivuga ngo agakiza ni ak'umuntu ku giti cye. Byabivugitse neza hari ukundi kuntu twabivuga. Agakiza ni ak'umuntu ku giti cye. Tukiri aho ngaho, reka mubwire ngo nta gakiza ari ak'umuryango. Murabyumva neza? Ibyo bintu kubyumva? Agakiza ntabwo ari ak'umuryango. Agakiza karakureba wowe ubwawe. Ntabwo uravuga ko data yanzanye gusenga, reka nanjye nirirwe mu rugo. Kuba mama yanzanye gusenga, reka nanjye nirirwe mu rugo. Amen. Nimba uzi ko agakiza ari akawe, ukabuza agakiza ari ak'umuryango, ahubwo ari agiti cyawe, ari wo bireba, haguruka ushyiremo imbaraga, ukorere Uwiteka ugifite imbaraga, ukorere Uwiteka ugifite igihe. Dusenye amagambo atubwira ngo habaye igihe kibi, abantu bagahereza abana b'Imana. Aho ngaho abaturage mwarabyumvishe kenshi, ariko Eliya arangije aravuga ati abantu barakabije, kwitwa ngo barasenga, guhamagara ibigirwamana, bari kwambaza ihene, bari kwambaza inka, bari gusenga ryangombe, bagafata igiti ngo ni Imana, bagafata ibiki byose. Ariko Eliya yabibonye agira ifuhe ishyaka ry'Uwiteka. Amen. Arabiye avuga ati niba muzi ko ari Imana, reka mbabwire Imana yayo. Eliya avuga ati mureke tuzamuke tujye gutamba. Amen. Ntuza muteye gutamba. Hanyuma Imana irigaragaza, ikigaragaza mu muriro. Nta muntu ucanye umuriro, iyo niyo Mana. Abantu basenga Bahali baragiye bakora igicaniro, baratamba, bamagara Imana. Abantu benshi nababwiye ngo abantu benshi bamagara Imana uyu munsi, bari kwambaza Imana ariko batazi Imana, barayisize, ntayo bafite. Bakora igicaniro, bamaze gukora igicaniro cyabo, baratamba. Rero babwira ati iyo Mana n'ubwamagara wasanga isinziriye, ariko se wakwambaza Imana igiti kirumva?
wahamagara ihene kwitaba, wahamagara inka ihene kwitaba. Ariko kera barajya gusenga inka, akabazo bajya gutanga muri zo mana zabo. Ibyo rero yabonye yumva ishyaka ku mutima, agira ifuhe, avuga ati ibi ntabwo ari byo, ntabwo muzi Imana iyo ariyo. Yarababwira ati mwikebagure hariyo Mana yanyu yasinziriye, yabona akaboro kanyu, mwakwikebagura amaraso akava, uko ibintu byose handitswe ngo byezwa n'amaraso, hanyuma akababarira arakabumva. Barikebagura, ntabwo byagomba gushoboka. Rero kubashingagura ko azi ko izo Mana basenga zitumva, yazi ko izo Mana basenga zitabona. Arangije yari yamugeze mu gihe cya nimugoroba, yari yavuga ati mureke mbereke. Agenda asanura igicaniro neza, amaze gusanura igicaniro neza, aragicukura, ashyiraho amabuye, aracyubaka, maze kugitunganya. Aravuga ati mwende muze n'amazi kugira ngo mbereke ibitanda by'Imana, uburyo Imana ikora. Mwende muze n'amazi, bazana amazi basuka ku gicaniro, ahantu yagejeje ukuntu umeze nk'imiferege, ahantu amazi agomba kunyura. Urabibona? Arangije aravuga ati muzane amazi yose musuka muzuze. Ubu utaka tuzi ko peteroli ariyo yatsa umuriro, abashyira mu matara umuriro ukaka. Nuko muri viziyo muri mu mashanyarazi hano abantu cyane baza gatodowa, ntabwo bazi amatara bahita bacana abashyira peteroli bakubita ikibiriti umuriro ukaka. Ko tuzi ko peteroli ari igicana abantu bakabona. Ariko rero ati muzane amazi, bazana amazi basukamo, bamaze gusukamo rero avuga ati Mana ni basokuru, Mana Eliya, Mana abahanuzi urihe? Amen. Iyo Mana Eliya yasenze niyo babwira umunsi. Imana yumva Eliya isubiriza umuriro, y'amazi araka, igiciro kiraka kirakongoka, abantu bose batangara. Avuga ati igiciro cyatse nta peteroli, cyatse nta gaze, cyatse nta biki, amazi. Uyu muntu uvuye bose batangara, bose bavuga ati Imana Eliya niyo Mana. Amen. Ndabwira Imana Eliya niyo Mana. Niyo twakoze uno munsi. Uwo nta wundi ni Yesu Kristo. Uwo ni Yesu Kristo. Tubabwira none, tubabwira gusenga none, babwira ngo mureke ibyo murimo, buri muntu amenye ko Imana ari iye. Muve mu byo murimo, mumenye ko agakiza ari akanyu. Muve mu byo murimo, mumenye ko ijambo ry'Imana ari iryawe, ntabwo ari iry'umuryango, ntabwo ari irye nawe. Uwemeye wese agakiza ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ni irye, ubyumve ku ruhande rwawe. Amen. Leta bakubwira ibintu hano ugasanga mu byumvira ngaho bisiza. Tubimenyera mu rugo, ntabwo tuba Kristo hano ku rusengero gusa. Tuba Kristo hano, tuba Kristo hanze, tuba Kristo mu rugo. Aho uri hose ugaragaza ko uri Imana, ugaragaza Imana nyamana, Imana ukorera, Imana usenga. Mpamvu ujya kubabwira Eliya ari wenyine. Aravuga ati Mana bishe abahanuzi bawe barabarangiza, nanjye bari kumpiga kugira ngo banyice. Yezebeli n'ingabo ze bari kunshanya banyice, Mana njye usigaye njyenyine, none nkora iki? Eliya agafata urugendo arahunga, aragenda. Ageze ahantu aburi ugasiga umugaragu we, aragenda agenda ari wenyine. Bangahe? Wenyine. Agenda ari wenyine. Urugendo rw'umunsi. Eliya afite ifuhe ry'umurimo. Amen. Eliya afite ifuhe ry'umurimo. Yakoreye umurimo Imana iratangara. Iravuga ati mbonye umugaragu wanjye. Kugeza igihe Eliya yageze ahantu ko dukora nk'abantu, tugateza nk'abantu. Eliya ari umuntu nkatwe, ageze arasinzira, ngagiye yiganira, yumva neza imbaraga zamushiranye, ngarangije atakambira Imana ngo Mana umurimo nakoze, ibi nakoze ndikumva naniwe, abahanuzi babamaze, nanjye bigeze ndikumva napfa nkavaho kugira ngo mbashe kwiruhukira. Yararushye, nubyumva neza, yakoze umurimo, Imana yamwumva, yumva amaganya, yumva kurira kwa Eliya. Eliya arumva agacuho arasinzira, yarananiwe kubera umurimo. Amen. Mureke dukorere Imana, ntabwo tugira imbaraga nk'iza Eliya, ntabwo tugira ishyaka nk'irya Eliya, ntabwo tugira ifuhe. Abakobwa abahungu mugire ifuhe ry'umurimo. Amen. Mugire ifuhe ry'umurimo, dukorere Imana. Eliya agiye kumvira umumarayika amukomanza bati byuka. Ashindutse abona ku musego baragacuma ndetse ngo ari umutsima ngutaze ku makara. Ese umutsima wari kotswa nande? Ese umutsima wari utazwe nande aho ngaho? Mubyumvishe neza? Tuguze mu bya nabyumvishe. Ngabona umutsima ngutaze ku makara, ngo no ku musego. Gusukura ryade mu cyamba mu giti agira umusego. Hako yarafikiye iseguye ngo maze ngabona ku musego ngaragacuma.
Ati ngo byuka ngurye kandi unywe. Arabyuka ararya aranywa. Nawe wibaza. Hanyuma mu kandi kanya ngo marayika akazi bwa kabiri. Ati ngo Eliya kari kugacora asinziriye ariko genda uracyamukomereye. Eliya byuka urye kandi unywe kuko urugendo ari rurerure. Urumva neza? Urugendo rwacu ni rurerure ntabwo ari rugufi kandi urugendo n'abihanganye ukaba strong ugakomera. Kavuga ati nubwo bikomeye nubwo biruhije nubwo turi mu ntambara abenshi babigwamo ariko nge nzakomeza urugendo. Bamwe babivamo abandi bakabigwamo kubera iki? Kubera urugamba rutoroshye. Mu rugamba abantu benshi mpamvu mva ngo baba barapfuye abandi ntabwo abantu bagipfa ubona abantu bapfuye ngo ubone umuntu aragiye arapfuye ku mubiri abantu bapfa mu mwuka ukajya uvuga dusere bifrere wagira iwanyu ukajya kujokinga n'abapagani nana bimeze gute sibyo mukigira muri rwa biyenge ati nibyo byiza nibyo bigize abasore nibyo bigize inkumi mukigira mu tuntu ati mwana ngo yo ngo bro ngo jombaho ngo we ngo vipi utuntu mutwe ko tuntu mwana b'Imana kweri utwumvisha bakumva biri kumenya sense ntabwo ari byo mujye mukora n'abana b'Imana aho mwicaye batubabwiye mwana Imana itwara gutya akora gutya ubyubahirize nigera ni wanyu mvuga ati voilà mwana wabibonye ni umwana w'Imana badufite bari igihano badufasha kuririmba indirimbo akadushyushya bandi bakubita ingoma bandi bakaza kuvuga ijambo ry'Imana tubikore nitwo turi mu rugo duhimbaza Imana turi ku mashuri duhimbaza Imana ku mashuri ungiye kubatembera mwese usanga avuga ati usarasenga uzasenga ibintu ntabwo ari byiza kushura amenye Imana yaso kushura amenye Imana yawe kushura amenye Imana usenga right kasanga umwana gusanga turamwigisha hano akavuga ati hano nambaye neza kabisa umva reka babwize ukutumva muraberewe kandi murasa neza rero bashyi bacu muraberewe mumeze neza pe ariko naba ku kigo ngiye gufata umwana sanga umukobwa rwose yakubise ipantaro yafunze rwose akurikiye shana ntabwo gisha sipantaro yakurikiye rwose ariko nugera hano yambara agakanzu nugera ku ishuri kubitamo ipantaro uzo dufite Imana ku ishuri twari Imana ku rusengero bibaho. Imana yacu ni Imana ireba ni Imana irose icyarimwe wihishe muri data utamuriza ugiye ku ishuri babaye ipantaro wihishe muri data runaka wishe umukozi runaka ariko ntabwo wishe Imana yakureba Imana irose icyarimwe ibiri mu mwijima imbere y'Uwiteka ngo bigaragara nk'ibyambaye ubusa imbere yanjye murambaye imbere yanjye meze neza imbere y'Imana Imana barebeka mwese ntacyo wayihishe right nimara cyo wishe Imana rero tumenye ko Imana mu rusengero tumenye ko Imana mu rugo ari Imana yo ku ishuri ya magambo ya joke yo ku mashuri yereke ya myambaro yo ku mashuri yereke kuko muri abana b'Imana twumvise hano mu bami ba kabiri gatanu havuze ngo iki ngo nuko bami ba kabiri gatanu kumvishe ku mugabo Namani uyu mugabo Namani yari umugabo w'ingabo ariko umugabo w'ingabo akaba yarasuzuguritse kubera iki yari abenge muzi bibembe genda uragenda yishe uhamura ku maboko usanga ni umwenda yishimagura nk'umurwayi ibisebe bigatangira kuma cyatangira kuma iyo bugiye kuryoherera kiga kigira bagiye kumva cyo gukorera n'umwe ushimashima urabwo bafite ibibembe umubiri wose asa n'umweru kandi wumva ngo ni umugabo w'ingabo ariko afite ikibazo yari umurwayi noneho bahageze kuba haba intambara ibayeho iteye batera mu gihugu kimwe muri icyo gihugu bateye ni uko bakunda abantu bajya bagasahura ibintu bagasahura n'abantu uri kumva abantu bafashe abantu mateka ngo batwaye abantu 50 hano haragiye ngo twafashe abana 50 ngo kuza kuba basubiza ngo kudoreza ngo miliyoni y'amadolari betwasuza abana banyu ndamubyumvaho mukumva ngo byihebe ngo byafashe indege ngirwa mu kindi gihugu ngo barayifata bavuga ati kugira ngo basubire indege yanyu n'abantu banyu mugomba kohereza amafaranga ya nayo cyangwa natwe mukaturekurira abantu bacu mwafashe kohereza abantu banyu ndabyumva noneho iki gihugu aho barateye bamaze guterwa ngo bafata abantu mateka basahura ibintu muri abantu batwaye ngo batwara umwana w'umusere amen ngo batwara umwana w'umukobwa umwana wiga muri ekole ariko ngo umwana ari mu mirimo n'umuntu muri kuririmba tuzataha Yesu yangiriye neza urumva uriko turimo
musore marangije uwo mugabo ukora imirimo baramujyanye ngabumurusha umukoresha kitwa nyirabuja mujya mubyumva umukoresha bigatabije ni mabuja hanyuma uri gukora ni umusha uwo mukobwa ari gukora akazi ko mu rugo mujya bakora ngakabazi ko sebuja ari umugabo w'icyubahiro ariko akaba asuzuguritse kuko ari umurwayi w'ibembe avuga ati uriya mugabo ararwaye ariko umubwiye akajya mu Isiraheli amen umubwiye akajya mu Isiraheli hariyo abahanuzi yamenya ko mu Isiraheli hari Imana uwo mugore abyumvishe aravuga ati reka ibintu umwana avuze waba atari byo reka dusoze mubwiye kano kantu umudamu agenda abibwira umugabo ati uyu mwana uzi ko yavuze ngo mu Isiraheli bafite abaganga mu Isiraheli bafite Imana ngo nyamara ngo ugiye ngo wabasha kuba muganga akagukiza ibintu byawe amen uwo mugabo abyumvishe ntabwo nawe bisuzuguye yaragurutse aragenda agiye mu Isiraheli gushakayo ubuvuzi kubera iki kuko yakiriye mesaje yawe nande n'umwana wumvise abita mu matwi amaze kuta mu matwi abisha mu mutima we byanga kuvamo kugeza igihe yageze n'ahantu bamunyaze byagakora n'agahinda aravuga ati mu Isiraheli hari Imana uwo muntu yavuze ngo ni umugabo muzi ngo ni umudamu ni umukobwa wize Ecole de Dimanche umwana muri Sunday school akamenya ijambo akamenya ko ijambo ry'Imana ari ukuri kandi Imana yakoraga n'ubigikora ko Imana ari Imana y'ibitangaza kandi ari Imana y'imbaraga n'impuhwe nyinshi amen avuga ati Imana yakora cyagiye n'ubu iracyakora Imana dufite n'ubu ngubu niyo Mana iyo Mana y'iki gihe n'ubu niyo Mana yacu iyo Mana irangije ikora umuhanuzi wayo abasha gukiza umubembe w'ibembe kuko yumvishe nawe ntiyapinga ntiyabikerensa ntiyabyirengagiza abita mu matwi arabatangiye kagende byaga byumva navuze mbese uwo Namani ageze mu ntabwo yakize yarakize ntabwo yakize kubera iki yakize kubera iki kuko yumvise uwabimubwiye kubera iki kuko yumvise abita mu matwi abishyira mu mutima arabikomeza nawe mukomeze ijambo ry'Imana muri mwebwe aho muri mu rugo mumenye ijambo ry'Imana ari iry'umuntu ku giti cye agakiza k'Imana ari ak'umuntu ku giti cye ntabwo agakiza ari ak'umuryango buri muntu mu ruhande rwe wumve uri ku ishuri uri mu rugo uri mu kazi abategeka mu kujya kampani waba uri muri kampani umuntu mukorana amenye ko Imana iri muri wowe aho uri kwiga ku ishuri umenye ko Imana iri muri wowe aho uri mu rugo ababyeyi bawe baguhamirize ababyeyi ubahamirize bamenye ko ijambo ry'Imana riri mu rugo iwanyu ko Imana atashye iwanyu kuko agakiza ari ak'umuntu ku giti cye kumvisha umushinga cyo gusoza umwaka ni mwebwe iriya ndirimbo ni bwa mbere nyumvisheho kandi Imana bamugisha babwije mu kuri iriya ndirimbo ni bwa mbere nyumvisheho narayirekodi navuga ati ino ndirimbo abana babitekereje gute bana ba Sunday school iriya ndirimbo baririmbye ngo ni umwaka wo gukosora muzi iriya ndirimbo ko ari mesaje yonyine nari mubizi neza ni bwa mbere nyumvaye kandi barije Imana ihoraho ni ubwa mbere nyumvise nawe numva ari bareka wenyine kuririmba numva mufite impano kandi mukunda Imana kandi mugomba gukorera Imana indirimbo nziza ati umwaka wo gukosora dukosore rero turi mu kwezi kwa mbere tumenye ko Imana igenda n'abantu b'Imana Imana idakorana n'ibyanduye Imana ikora n'ibyiza niyo mpamvu abwira rero dushoboye kubabwira ngo Imana bakomeze kandi bereze umugisha kuba kumva no kwakira amagambo y'Imana mu mutima wayo Imana umugisha amen please Imana ko ni umuntu nawe uri ku giti cye haranijoro rero uri hano ubwo ni uzajyayo uzagishwa n'iki nta kindi ni ijambo ry'Imana uzaba warubahirije bizakubijyayo nta kindi hari ibyo bashimira akabiririmba neza urubyiruko ariko iyo ubonye umusore cyangwa umufere ukabona yambaye impanga mbona harimo abantu byabaye y'ibikomozi ibintu bitari by'abakristo tubizi ko babona sibyo